nyonga ya Papa Cyangwe yasohokeye kuri channel yanjye ni bijyanye n'imikorere yanjye na Rock Entertainment. So twahinduye bimwe mu bintu harimo yuko hari imikoranire twari dufitanye bitewe n'ibyo twumvikanye. So rero igihe cyari kigeze mu byo twumvikanye ko Papa Cyangwe none nawatangiye gukora ibintu byasohoka kuri channel ye. Umubano wa Papa Cyangwe na Tusoka mu buryo bw'ibanga bwihariye. Mwibanga rikomeye cyane se. nta wundi mubano udasanzwe mufitanye utuma uriya mugabo yicara akavuga ati byanga bikunze ari ikintu kiri kujya mbere twe tutazi. Ntiwabura. Yes, reka twongere tubasuhuze mwese mudukurikiye muri kano kanya, twongeye kuba ikaze biganiro byacu bya buri munsi. Eka mikaze abantu badukurikiye bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse no hakurya y'imbibi iz'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye. Iyi ni Iris TV, ngende Jado Twishime. Nibisanzwe tuba dufite abatumirwa batandukanye. Aka kanya rero twica ahantu heza bayita kuri LKPK. LKPK ni mu mujyi hano mu Kiyovu. Na gace kabisa keza muraza kugenda mubibona, na ahantu ushobora kwicara ugafata amafunguro meza, ugahara amacumbi, hari ibyo kunywa byiza by'ubwoko bwose. Na ahantu hari akayaga kabisa. Tukatwakira rero umutumirwa wacu uyu munsi Papa Drip. Papa Drip Father, yeah. Ariko si Papa Cyangwe umaze kugira amazina ngaho ubu ngubu? Ni menshi ariko cyane ayo wanzeho ayo mu rugo y'ababyeyi abijuru wa Lewis. Iryo niyita ni Drip Father. Iryo abantu banyita cyane ni Papa Cyangwe. Ya nandi ya Mike menshi, boy w'abafiye, Papa Drip. Ya ni menshi cyane. Agira ngo n'abantu mane bakubibona kabisa buryo Drip, ya ikintu cy'icyango umutego. Mbega imitego. Asiri kwambarira he? Is Drip tuzisomba muri Togo kwa Zaitsev. Kwa Zaitsev muri Togo. Yego. Akura mutipe nararenze. Ya no mwamikazi wa Togo. Ibaze ko ari umuhungu akaba we nagashaka umwami. We ni umwamikazi kuko usanga abantu benshi bavuga ngo nge ndi umwami w'icyangwe, ndi umwami w'ikiniki. We yaravuze hoya nge ndi umwamikazi. Ibyo mu Rwanda ndabibahariye nge ndi umwamikazi. So rero bamwita umutinganyi man. Oya ntago ari cyo bishatse kuvuga, ahubwo biba bishatse kugaragaza ko yitandukanyije n'abandi barwanira iryo kamba ryo kuba umwami. We rero ni umwamikazi wa Togo. Zaitsev, za swing, za icuma, umwe mu bagize Chuma gang. Ya Drip navuga za Drip ziva muri Togo gusa. Yego. From Togo. Wa mutipe ushobora kuvuga ushaka no kuvuga ati nashaka kwambara nka Kenya West. Akaita kwambika nka Kenya West. Yanyeretse inkweto afite igura $1,000. Ya no kuvuga ngo Zaitsev nyine ku kintu bita Cyangwe. Ubyangu byemera arayoboye. Yego. Si Cyangwe gusa kesh. Swag nyine arabisobanukiwe. Yego. Kuri Instagram no nyamubona. Yes, hanyuma ufite amashenete agira muri 3 ariko afite ibirango bitandukanye. Harimo iriho inyuguti zigaragara Vian. Ni Louis Vuitton. Ni marque ni brand izwi ya Louis Vuitton. N'ingofero nambaye ni Louis Vuitton. So hariho n'indi iriho indi brand. N'indi n'agasaraba igo n'agasaraba. Yeah. Definitely bigaragara kuri umukristo. Ubundi Papa Cyangwe asengera muri ete. Njye nsengera mu idini ry'abahamya ba Yehova. Yego. Bivuze ngo ndi umuhamya wa Yehova. Amatori yaje murakwepa. Mano babashinja ko mujya mwigomeka ku bintu byinshi cyane by'ubutegetsi. Navuga ko idini ry'abahamya ba Yehova nago umwanya naza kwita mvuga byinshi kuri ryo ko nawe tugiye kuvuga ku bijyanye n'agakiza cyane. Nta nubwo nkijijwe cyane nubwo ariho nsengera. Nta byinshi cyane ndagiraho ubumenyi ku bijyanye n'amadini cyangwa idini nsengeramo, ariko niho hantu njya mwumva hahuje n'imyizerere yanjye, mwumva namaye umutuzo nshaka. Yego. Yes, nguko rero umunsi rero twifuje gutumira kugira ngo tuganire kuri byinshi bitandukanye by'umwihariko kuri music. Niyo aka kanya n'ibituraje inshinga. Yari impinduka nyinshi, ari byinshi ngenda numva muri iminsi bikuvugwaho, ndavuga no mu brother ngomba kumwegera nkumva what is the truth kuri nukuhe. Ejo bundi mbona agize gutya indirimbo zajya zica kuri chaîne ya Rock Kirabiranya. Yani nawe wari manager wawe mu buryo buri official. Si wenda ushaka kuba binakinakomeje ariko mbona ntago yari we wari
niwe manager wawe. Ariko nkibaza bro kuki indirimbo yavuye kuri Rock kirabiranye indirimbo nshyashya nyirango n'abantu bakomeze banayireba na Rick turayishyira hasi bakomeze bayireba ari benshi kabisa. Indirimbo nabonye ari nziza, ifite video nziza, afite waflowinze neza, reka mbigushimire nk'ibisanzwe. Yitwa Nyonga. Indirimbo iri kuri official channel yawe Papa Cyangwe. Yes sir. Iri Rukumbi. Yego. Ushatse kuvuga iki bro? Navuga ko impamvu iriya ndirimbo Nyonga ya Papa Cyangwe yasohokeye kuri channel yanjye ni bijyanye n'imikorere yanjye na Rock Entertainment. So twahinduye bimwe mu bintu, harimo yuko hari imikoranire twari dufitanye bitewe n'ibyo twumvikanye. So rero igihe cyari kigeze mu byo twumvikanye ko Papa Cyangwe none nawe atangiye gukora ibintu byasohoka kuri channel ye. So niyo mpamvu indirimbo yanjye Nyonga, brand new song yanjye, audio na video byasohokeye kuri channel ya Papa Cyangwe official. Yego. Ari abantu benshi batangiye nagiye mbona mu comments n'abantu n'abanyamakuru bagenzi banjye abakurikira showbiz hafi bavuga ati kirari n'ikimenyetso kigaragaza ko bishoboka ko Papa Cyangwe na Rocky baba batakiri kumwe. Ukuri ni ukuwe mu by'ukuri? Nje na Rocky turi kumwe cyane kuko twe ikiduhuza nicyo gikomeye. Twe duhujwe n'ubuvandimwe kurenza akazi. So Rocky ni my big brother, ni papa wanjye mukuru. So ndi umuhungu we, ndi petit frère wiwe. So nta kintu na kimwe twapfa. So icyahindutse ni imikoranire yo kuvuga ngo indirimbo za Papa Cyangwe none igihe kirageze ngo zibe zaje kuri channel yiwe. Ni icyo kandi ni ibintu byabaye kuko twabyumvikanyeho. Yego. Ahubwo se kera wari ufite channel yawe King Lewis. Iba indirimbo nyinshi wagiye ukora na Blue Dog ni birashoboka ko arizo nazo ugiye kuzifata ukazi transfer ukazigarura kuri Papa Cyangwe cyangwa zizaguma ahantu ziri na ntazi ubu ngubu kugeza ubu. Ese ubundi kera ni ibya kera urumva. Izira za kera zizaguma aho zari ziri kera. So n'ibyo ubu nibishya nyine ndi kubana channel n'icya biraguma kuri ibyo. Yego. Okay. So mfite byinshi byo kubaza, ari amagambo nagiye mubona ku gitangazamakuru kimwe bavuga ngo mwatandukanye ngo ariko ngo impamvu ngo wari n'umugore ngo mubana wateye inda ndaskubigaruka mu kanya zo kubinsubiza. Ariko by the reka mbanze none tunavuga no ku ndirimbo ubundi Nyonga. Kuvuga indirimbo kwita Nyonga. Byari bishatse gusobanura iki? Urakoze. Iriya ni vibe nakoze ndi muri store, nagiye kureba producer Rush yaranyandikiye bitewe n'umuntu twari dufitanye, arambwira wazaje ko mfite beat ya fresh ijyanye n'ibihe tugezemo. So njyewe numva ifite vibe nziza nk'umusani, nka numva ijambo Nyonga niryo riri kwiganza mu bintu ndi gukompoza. So bigende nuko twagize umugisha corona mu Rwanda iri kugabanyuka, ama club yarafungutse, show turi kuzirya. Numva nyine nyigize vibe none ya club ku buryo umuntu ayumva akagira vibe yo kubyina bya byiza kurushaho. So nuko rero nese mvuga noneho iyi ndirimbo reka nyite Nyonga nyihe na vibe yo muri club, vibe umuntu yakumva akabyina ahariho hose. So niyo mpamvu nayikoze kuri ya Yego. Hanyuma ari abahanzi mukunda kuzimiza abantu nuza Mico yagize kujya kuri gare agashyiramo ibintu ngo byo kunyonga ngo byo kugira gute twumva ko ari kunyonga igare none aka kanya iranyonga ni uburyo bwa dance, ni uburyo bw'imibyinire cyangwa nawe ari ibindi rushatse gusigura mu buryo bwo kuzimiza? Oyanjye navuga ko mibyinire kumwe uba gatuye umwana iyo ari kubyina Nyonga fresh. So nari kumwe ati Nyonga nyine icyo kibari Nyonga icyo kibiri cye nyine uwo mubiri we wa fresh nawe ubyinishe nyine nawe unyongeshe twaduhe vibe ko twasohotse turi kurya show naduhe vibe. Yego. Ari okay, wenda no kugira ngo n'abantu bahite banabyo. Donc indirimbo yo bagumye bayireba nabyo mbivuga hasi link irahari banayishiringa kugira ngo dugushyigikire kuko aka kanya ufite chaîne yawe nshyashya dukeneye ko nayikura ikagira kure abantu bakore subscribe ari benshi bakunda ibihangano byawe. Duhe kapera rero gatoya tu kuri Nyonga. Basi Nyonga vazi sunda dundanywe icyo kibari Nyonga basi Nyonga nkwe umubito dukison face umwari umvuru nyiza stress doze zawe niza fresh peri queen z'imyakesi kabisa klashika rupita mbega icyo cyankomye sarisa munarisa saminta ye babasungi nagoswe basi Nyonga
vazi sunda dunda nkwe icyo kibari nyonga nyonga basi nyonga nkwe nkwe nkwe. Yeah. Wow. Yeah. That's why izo no bita papa cyangwe. Yeah. Man cyakoze ugira flow nziza. Yeah, navuga ko nyonga ni vibe nshya urumva abantu bamenye ko papa cyangwa bakubita vibe zo kurapa. Vibe nyine agakenera umuririmbira ya chorus, so nagira ngo mba challenging mbaho n'indi vibe itandukanye nizo bamenyereye. Niyo mpamvu nabahaye ya vibe kugira ngo wumve ko papa cyangwa ushobora no kuyajya mu zindi vibe akabaye ikintu kandi bakagikunda bakumva ni nakiza. Yego kabisa ibirori byamaze kuza turi mu mpera z'umwaka ndatekereza ko ari vibe z'igihe. Ya ni show iriya ni show. Yego ese man nabitara muri gutegura muri no minsi mu mpera z'umwaka. Ya navuga ko birahari. Hari ibyo maze iminsi nitabira mu bigo by'amashuri no hanze yaho. So hari n'ibindi rero mwe nari sudi ngira ngo niba hari n'ibindi twagiye dukora mu bindi bigo by'amashuri. So hari na show rero zigiye kuba bagiye banya-approachinga, hari zabaye confirmed n'izindi zitara confirmed ariko show zo zirahari. Yego yeah sure. Aka kanya kugira ngo utumire papa cyangwa muri show cyangwa mu gitaramo wenda hari mikoranire twe tutazi n'ibanga ryanyu mukiri kumwe na Rocky muri management izanyu nako ye ubwo ni ibyanyu n'ibyibanga ariko akanya umuntu ashaka kugutumira mu gitaramo yaca kuri Rocky yaca kuri wowe. Navuga ko uyu munsi byaterwa ashobora kuncaho akambwira nkumva bitewe n'ibyo tugendera kugira ngo twumve ko twakwitera icyo gitaramo nakumva bihura nkaganira na genge yose twakumva ari sawa tukajyayo. Shaka kunyura kuri Rocky akamubwira yakumva ari sawa akambwira tukajyayo. Yego nawe uri kuntega imitego nubwo mba nayo gutega. That's true. Okay byiza cyane reka twigarukire noneho ku umugabo gutya witwa Fata ku mavuta ejo mwe nagize gutya kuri kimwe mu nyamakuru akoreraho. Bro nabonye ira titre nanjye navuga ni se ni ibikira cyangwa atandukanye na Rocky ngafite umugore babana. Reka tukigarukeho. Ari ubwo hari kuri show ya Bruce Melody izihiza imyaka igera ku 10 amaze mu muziki. Ari umutambukanye rwose mwatambukanye mu myambaro myiza bivugwa yuko muri no minsi warakucoye. Navuga ko izo ni rumors. Urumva hari ukuntu uko abantu bakubona si kuburi cyangwa ibyo wereka abantu akenshi ntabwo bete babona ibyo bashaka kubereka ahubwo bisango abo bantu ubasobanurira impamvu. Uriya mukobwa twagaragaranye yitwa Tuso ni fashion designer wanjye niwe ndodera imyenda imwe njya nkoresha mu maklipe video njyana mu bitaramo idoze. So rero ni inshuti yanjye kubona nakurira n'abahanzi benshi ba Davis D ba Keniso ba Juno abahanzi benshi cyane arabadodera niwe bambika ariko waradoda ni fashion designer we arakriya ibintu bishyashya kabikudodera bigahura nuko wenda wowe wabyumvaga cyangwa uko wabyumva. So rero impamvu najyanye nawe hariya kuri red carpet urumva nge nawe mfitanye nawe umubano biri ya party yuko andodera cyangwa nyambike zira fashion ziwe. Ahubwo numvaga yuko igihe kinageze ngo abantu babone wa muntu doda zira brand ari kumwe n'umwe mu artiste bidodera. So rero ndamwaprochinga ndabimubwira nsanga turabihuje so turajyana. Yego nta kindi kirenze hariya. Yego cyakoze wenda mbere uko nkomeza nkuvuga n'ibindi dusoka wenda ikintu kigasho no kuzakireba ariko reka tumushimire kuko kubona umukobwa nkuriya ku myaka yabonye akiri muto ari creative ni byiza cyane duda imyenda myiza n'abandi bakobwa ashobora kubyigiraho. Akomerezaho cyane ni umuntu ukora cyane w'umuhanga kandi agira creative muri we. Ikindi ni umwana mwiza ari humble n'utaramugana azamugane n'amavideo menshi asohoka 80% y'abanyarwanda ubona yambitse neza aba yabigizemo uruhare. Yego anyway utatubeshye tudaciye ku ruhande usibye wenda by'akazi kuba yagukora imyenda wenda ukamwiyambaza nk'uko umubano wa papa cyangwa na Tusoka
mu buryo bw'ibanga bwihariye mu ibanga rikomeye cyane se. nta wundi mubano udasanzwe mufitanye utuma uriya mugabo yicara akavuga ati byanga bikunze ari ikintu kiri kujya mbere twe tutazi. Ntiwabura. urumva nyuma y'uko abantu batubona mu kazi yankoreye izo design namubwiye nkorera ibi cyangwa akambwira ngo wagukorera ibi, tujya twicara tukaganira tugafata ko kunywa tukavuga ati imirimo yacu yashimwe n'Uwiteka twinywere. Tugasangira ko kurya nako kunywa tuganira no kuri plan z'ibigiye gukurikiraho, cyangwa se tukareba hari ibitagenze neza twakosora iki turi kumwe. Ibyo nibyo wowe watabona. So navuga rero ko n'undi mubano dufitanye no kuba wabonana umwanya uwo muntu nawe akawuguha, ni umubano hari wiharinge nawe dufitanye. Yego. So ashobora kuba ari best friend cyangwa se girlfriend. Ni best friend wanjye. Yego. Okay, none watekereje ute n'icyo ubona gishobora kuba cyaratumye fata ku mavuta avuga yuko mwaba mubana? Niki wumva yarabishingiyeho? Navuga ko ari kuko naranatubonana biri live, yatubonye nayo ku mafoto cyangwa yanumvisha inkuru zo ko twagaragaranye muri bya bitaramo ziriya show. So rero nkeka ko nyine nawe yabirebye nk'uko undi wese yabyibwira, kuko ntago unyine ibyo ubona ariko biba biri ukuri. So rero yabibonye gutyo nawe agendera kuri ibyo, ndakeka ariyo mpamvu yaba yaravuze kuri, ariko nta hantu byari bihuriye. Yego. None se birashoboka ko umubano wanyu wari kugira ingaruka wenda zitari nziza kuri management yawe? Oya. Yatuma wenda bitera tanmansi wango aje ikibazo hagati yawe na management. Yari bizi ko dukeneye mu fashion designer uzajya undodera ibintu nshaka. So rero bari babizi, baramuzi, baraziranye, so tujya no gukorana nabo babigizemo uruhare, kurumva hari ibyo bamugombaga hari n'ibyo yatugombaga. So urumva ni hagati ya management nanjye nawe. Yego. Ejo mundi wahakana ko utatinda ugasanga umwana aravutse? Biragoye kubona umwana wabyaye, nderega ndacyari umwana, ubwanjye ndacyari umwana, ndacyafite kwitaho no kurerwa no gusapotingwa nk'umwana. Urumva rero byabigoye ko umwana abyara undi mwana. Ntabwo uyu munsi ndagira ubushobozi bwagira umwana cyangwa bwagira umugore. Oya. Yego. Reka nkubwire aga comment nyine kanangaje. Umuntu umwe yaranditse kanze ndebe numva narakabonye aravuga ngo ngo none se ngo ntago ngo papa cyangwa ngo yabidukora, none se ngo Tatiana ngo byararangiye. Ibiki se byarangiye? None se urumva birashoboka ko urumva ngiyo Tatiana na papa cyangwa ibintu byarangiye? Nta byarangiye. Na kimwe cyarangiye. Yego. Ni kwa kundi tubizi. Uko bizi niko biri, uko babizi niko biri, uko mbizi niko biri, ukabizi nyine uko biri niko bikiri. Nta byarangiye. Ndacyari kwa kundi. Okay. Hanyuma iyo urebye kuko iyo urebye analyse zikorwa, ari abantu b'analyse bakora analyse muri showbiz hano, ugasanga bafashe ama event bashaka ibikorwa biri kuba ako kanya barabyanaliza, nafata ku mavuta arimo ibintu yanarije kiganiro wakibonye ndabizi. Yego. Analyse yakoze iki wayivuga kano kanya? Ese ubundi fata ku mavuta umufata gute? Nyine birashimishije. Aranejeje. Analyse ze ni nziza, zirashimishije. Zibitaho zimeze nka samaki umugabo yavuze. Uriya n'uwayiriyeho njye se nayo nayirya ngo numve ko imera. Ariko nyine ikintu avuga kuri analyse ze ni fresh. Zazanye izindi challenge abantu batari bamenyere ko tubona ibintu tugacicika, buri umwe akabivuga uko abishaka ariko atabivugiye ku karubanda. So yazanye ikintu cyo kwivugira ku karubanda, bamwe bakabyemera abandi bakabihakana, n'utari wabyita yagasubiramo kureba ibyo bintu. Bimwe aba ari ukuri, ibindi atari ukuri. So rero analyse ze ni fresh. Ushaka kumenya ukuri kwawe wazireba, washaka kumenya ukuri kurenze ukajya kureba ibyo yavugaga kuko byari ukuri. Bimwe aba ari ukuri avuga, ibindi atari ukuri. So bisaba rero kubiha nawe ukikorera analyse yawe. Nujya kubyumva nanjye uri hano hari ibyo navuga ari ukuri n'ibindi bitari ukuri. Wowe uri kundeba ni waho ubwo judge ukavuga ati nanjye analyse yanjye bite n'ibyo ari kuvuga, ibi uko mbitekereza ni ukuri bisukuri. Nawe ibyo avuga rero agendera kuri wowe. Sanze nka 80% kuri kurimo.
99 nta kuri kurimo. Kuko urumva niba avuga ngo nashatse umugore nyiba mu rugo ni ikibazo. Urumva si ubwo washakira umugore iwanyu kwa mama wawe ni ikibazo. Ikindi akavuga ngo nateye inda nanjye ubwo sinzi ko mbyara. Sindabizi. None wese anabihamya ko mbyara leta nongeraho ko nanateye inda. Urumva ni ikintu kibazo. Ntago ari ukuri ibyo byombi. Akongeraho ngo natandukanye na ba runaka tutaratandukanye. Nabyo ntago ari byo. Yego. Ariko wenda hari ibyo avuga ukumva ni ukuri. Okay, mu byo yavuze byumvise ari ukuri none ibi. Kuko mu byo yavuze ibindi by'ingenzi. Ari kuvuga kwitandukana ko warinjije umugore waramuteye inda mubana. Okay. Ni byinshi yavuze ko indirimbo zasohokeraga kuri channel koko ni ukuri zasohokeraga ya Rock Entertainment. Yavuze ko nge n'abapampe yavuze bo muri genge ni ukuri koko ni nge Kaboyi, Kadafi, Microgenie, Savimbi n'abandi. Nabyo ni ukuri. Ikindi yavuze ibyo avuga nyine by'ukuri hari n'ibyo avuga bitari ukuri kugira ngo nyine ashyushye iyo nkuru iryohe hashye. Urumva aje akavuga ibintu mwe musanzwe mubizi. Nubundi nta gishya yababwiye nawe muba mwarabyiboneye. Abagomba kurenzaho ikintu kiri bubacarenjenge ahubwo kikaba nk'umukoro kuri mwe mujya kuvuga ati kuko ibi bintu nongere ni ukuri cyasokuri. Ariko ibindi aba yavuze byaba ari ukuri ko abantu bose babizi ko nge na Rocky na team ya genge yose turi twahuranye n'ubu turi kumwe ahubwo kongeramo baratandukanye. Yashatse umugore nibyo abantu beta bagiraho challenge, nicyo kintu gishya bayongeyemo abantu batari bazi bakajya kwigaho. Urumva niba bavuze ngo muri show runaka harahiye ariko icyabaye ni runaka utararembye kwereza impamvu abantu kuko batamuhita bajya kwibaza kuko iyi mpamvu ne yatumye ataririmba. Urumva icyo nicyo gishya babazani ariko agendeye ku byo mwaye muzi manze mwumve ko ibyo agiye kubabwira ari ukuri akongera ahubwo umukora agiye kubaho kugira ngo mwige ngo kuko ibyo avuze byari ukuri. Yego. None se Brad ubundi reka wenda bibaye ari n'ukuri mukaba mwaratandukanye na Rocky bibaye ari n'ukuri wenda aka kaye mukaba mutakiri kumwe, niki wamushimira niki wamugaya muri runo rugendo rwa rugendo rurerure mwakoranye byinshi mwageze kuri byinshi mwakoze hit nyinshi abantu barabamenye abanyarwanda benshi nta munyarwanda aka kanya ukunda muziki utazi papa cyangwe aka kanya bibaye wenda rukuri kuko biranashoboka ko byanabaho ubuzima nyine ni na formule bugira uyu munsi wabona ari bigufite inyungu ukakomeza nawe ugakomeza kubw'impamvu wenda z'akazi biranashoboka nta n'igikuba cyaba gicitse wamushimira iki wamugaye iki? Nje uyu munsi nago ndategura discours ivuga ngo tubaye twatandukanye navuga iki kuko simbiteganya. Urumva nje impamvu nabiteganya nje nago nahujwe nayo n'akazi na music twahujwe just na n'ubuvandimwe. Urumva ni brotherhood kuva kera muri quartier genge yose n'ibiki ntabwo twahuye kubera music twahuje kubera quartier ubuvandimwe twagiranye kuva kera. So rero iyo friendship ntabwo yadutandukanya bitewe ngo n'akazi runaka ahubwo ako kazi twanakareka tukagumana umubano. Ariko mu buryo bw'akazi mushobora gutandukana kuko n'abavandimwe bahuza business na Peace Square yabaratandukanye n'ibintu bisanzwe. Ibyo byashoboka ariko nje nayo ntitwatandukanye ariko ubushuti bugakomeza ahubwo icyo gihe ntabwo muba mutandukanye ahubwo muhinduye imikoranire. Ibyo byo birashoboka ko hari igihe kigera sinyaba ari nanjye gusa cyangwa ari n'abandi bibaho cyane kwisi ugasanga umuhanzi runaka muri label runaka bitewe n'inyungu akeneye cyangwa ibintu akeneye runaka agiye aha bitewe n'iyo management by'ikeneye ukabona igihe ibyo byo byaba ariko uyu munsi ntabihari muri twe. Ikindi nimushimira cyo ewana yaramfashe nyina nshyira kuri spotlight abantu baramenya ndabimushimira ndabizirikana kandi nzahura nabimushimira nabimwubahira. Yego. Ari zimwe muri rimazi nigize kubona mu bihuha bavuga ngo bishoboka ko ngo ushobora kuba warashoye amafaranga ngo Rocky akayakurya. Aka kanya araho ushobora kuba warabyumvise avuga ati ibyo bintu byaje bite kuko ngiye byangezeho za rimazi bazivuga wazanye ibiceri byinshi muri game yanjye se nge n'igiki nanjye nayo kurya mfite. Urumva yari buryavuye urumva yamfashe nayo kurya mfite yari bundyaho nafite se. Ikindi Rocky nawe afite ubushobozi bwe abamuzi barabizi. So rero ntabwo yari ujye kurya yanjye nayo atarayarya ngashira afite ayo kurya anamufasha mu byo akeneye no gusapotinga abandi. Ntabwo yari burye kurya yanjye nayo atarayamara nta nubwo yari burye ayanjye ntafite.
ubu njye ndakennye ndi no gushaka umufunga basunike kuri momo habe hashya arumva rero ibyo byo kurya yanjye araryaho ntagira se never ahubwo nibashyire uko niko kuri side yawe yego yes mo tugenda rero tunagenda tugana ku musozo w'ikiganiro wenda dusigaje nk'utuntu dukeya two gusoza kugira ngo kuko ngewe n'ubundi ntago nafite byinshi cyo kubaza nifite amatsiko y'ibyo ngibyo gusa cyane kumenya ese koko papa cyangwa aracyari kumwe na Gengo nk'uko bivuga ariyo yaba Rocky n'abandi bagenzi babo bagufasha muri music baracyagufasha nk'uko byari bimeze nka mbere wenda akaba harafutandukanyeho cano gusa ubwo kuri abantu barakwiyumviye bafite ibyo bari bukure mu byo bababwiye ikindi papa cyangwa akanya nta mugore ufite wanateye inda of course uramiteganya vuba se ku mugore oya muri plan mfite nago hari igikuye umwaka cyangwa utaha stenda cyari kwiyubaka nkeneye umufungo mwinshi cyane ndashaka amafaranga cyane ariko ndi no gushaka kwiyegurira Uwiteka cyane ko ndi gushaka amafaranga niko ndi no gushaka kwegera Uwiteka cyane ko nanone ningira ubutunzi budafite roho nzima nta kintu byangeza so rero ndi gushaka kwiyegurira Uwiteka birenze uko namwiyeguriraga ariko nanashaka umufungo so ibyo nimbibona ubutunzi nkana mfite n'Uwiteka n'uwo mugore mwiza azaza ufite umutima nshaka ibikorwa nshaka yatubane neza tugire n'urwo rubyaro banyifuriza ni nabyiza kuba byibuza natekereza ko narugira ndanabimushimira kandi bizaba gusa si vuba ariko bizaba yego ni byiza cyane nabyo twifuriza ku myaka umuntu abagezemo abakeneye kubaka ejo hazaza abakeneye gutangira gutekereza kuzagira ibintu bihindura mu buzima ariko nko nabivuze turi gusoza ariko umuntu uzakubona mu ma interview uri kugenda wenyine donc utakigenda ukuntu mbere ama interview ari kumwe na Gengo na Rocky n'abandi bose ntagashobora kuzatekereza ko anamugara icyo kintu ishobora ukuri ko mutakiri kumwe navuga ko biterwa na interview ngiye gukora iyo ariyo hari ibisaba ko ari njyenyine hari isaba ko twese tuba turi kumwe so nawe hari yajya gukora ari wenyine hari n'ikeneye ko twese tuba turi kumwe so ahubwo azabanza iyi interview yari igamije iki uyu munsi interview niyo kuvuga kuri Ngizo Rumors kuri projet yanjye nshyashya ndikeneye kuvuga kuri genge yacu n'ibikorwa bya genge muri rusange bazatubonana yego kutakigaragara mu bikorwa bya Getegura bigenda ejo muri bagiye Karongi sinakubona ntago nari imari imbere yaho ibyo byose biri mu masezerano mashya mwavuga oya of course izira trip zabaye za Kimomo Safaris ntago nari imari okay niyo mpamvu yatumye naboneka ariko abayibonye nazipostingaga nkazisharinga ahubwo cyabaye nuko ntari imari none kuki Rocky ubwo twe urumva mbabarire umunsi twakigara so uko ni ikintu kinini kumva Rocky na papa cyangwe umunsi niyo topic ubundi ye nini reka nkakubaza arakanyuma ubundi tunasoza ikiganiro Rocky indirimbo nshyashya wakoze ntago nayibonye kuri platform ziwe nkuko byari bimeze mbere gupostinga kuri Instagram no ku izindi platform ari final season nshyashya ari gukora ya La Casa de Papel abantu benshi bategereje ni final ni bice bya nyuma ubundi yagiye atangiza indirimbo zawe muri nuza nk'iyo ngiyo itegeshwe n'abantu benshi ntibyabaye none papa cyangwe icyo kintu cyo kivuga iki urumva harimo akantu kahindutse urumva ikintu kiraho urumva nawe najya kumubwira ngo wall niye iriya Instagram account niye ni wall yiwe even WhatsApp niyiwe telefone account niziwe afite uburenganzira bwo gushyira icyo ashaka n'icyo adashaka so rero nawe najya kumubwira ngo kutankizeho nanjye nk'uko iyanjye nshyiraho ibyo nshaka n'ibyo nashaka icyo gihe ntabwo wabwira umuntu ngo kutankizeho icyo gihe uba ugiye kumwinjirira mu buzima bwe busanzwe so rero kuba atarabishyizeho nta gikuba ko indirimbo arayizi nka video arayizi yabigizemo uruhare so kuba atayishyizeho ndumva nta gikuba kibirimo kuko abantu bose bafite Instagram siko bashyizeho iyo ndirimbo nyonga oya ahubwo yashyizweho n'ababishaka bitewe n'uburyo bo babishaka so rero urumva bafite ibindi yarahugiyemo wenda ntazi cyane impamvu ziwe ntago namujajinga cyangwa mumuvugire ahubwo wazamubaza ngo kubera iki wakabikwibwirira nzabimubaze ahubwo nono yazanye n'umurartiste mushya muri Lebo ese abantu wenda azabibona ashobora ati uyu nguyu yasimbuye papa cyangwa se mugiye gukorana nawe urabizi ko umurartiste mugiye gukorana bya hafi mushyashya uri umukobwa nabonye
navuga ko mu artist njye ntago muzi kuko ntago aramutumurikira nka gang nta nubwo aramumurikira abanyamakuru ngo tumumenye namutwereka nka gang tuzamwakira urumva nanjye nshaka kuba mfite undi muvandimwe muri gang umutiva so na byiza ko yakwagura none akazanamo abandi basani benshi nabyo ni ikindi kintu gikomeye yabagezeho so namuzana tukamubona tuzabyishimira tunamusapotinge nkuko natwe dusapoting n'itangazamakuru ari amwerekane mu itangazamakuru namwerekana rubanda bamumenye tumukomeze tumushyigikire yego so turashoje rero tugiye kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ushimira papa cyangwa diye dusubiza ibisubizo bihwanye n'ibibazo twari dufite ariko ngewe ngendeye ku byo byose nagendaga mbona nanjye ubwanjye nagiraga dute ko icyo kintu gishobora kuba ari kiriho ariko kuri kwa gufitwa na nyirako abantu bose rero baduha comment bakunda papa cyangwe ubwo bafite uko babyumvise so papa cyangwe kadusoze ariko nizere ko indi ndirimbo nshyashya ari vuba navuga ko guhagarara vuba ahangaha ndabakubita EP yanjye indirimbo 6 vuba cyane leta ijya hanze yitwa Staki iriho Chris Easy Logan Job Shari n'izindi ndirimbo zanjye 3 zanjye nyine nyuma y'iyo EP ndabakubita n'ubundi gahunda ya album ya South Africa tukomerezaho zimwe mu ndirimbo zitazagasohoka zatangiye gusohoka yego umugabo ufite akazi kenshi kandi gakomeye no mwaka ugiye kuza so turagushimiye cyane nge nari Jado twishime ni Iris TV papa cyangwa ne twaganiriye cyangwa Clash cyane mukomeze mu kushyigikira ku ndirimbo nshyashya ye iri hanze mukomeze mukande subscribe muri menshi tumushyigikire tumumwa tumuha imbaraga Iris TV ni mu rugo nizere ko niba utaha tugukenera uzahagerera ntabwo nabura murakoze cyane ndabashimira cyane Imana ibahe umugisha asante asante